Reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku wundi. Amahoro Imana kuri mwe mwese. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho ikiganiro. Ni ikiganiro tugaruka cyane ku bijyanye n'izi nyigisho zikunze kugarukaho n'abantu batandukanye z'ibyahishuwe cyangwa se z'ibi bihe by'imperuka, aho uyu munsi turi buze kwibanda cyane kuri Papa Yohani wa kabiri. Uyu akaba yaravuzweho byinshi ko ari we cya kinyamaswa cya 666 azaba afite wa mubare 666. Reka tuhe ikaze Ntamvutsa Parfait Evangeliste ukunze kudufasha cyane, akomereze aho yarageze. Hanyuma abadukurikiye mushobora kubaza hasi kuri comment ibibazo bitandukanye, bityo tukaza tugenda tubafasha mu buryo bwo kugenda tubisubiza umunsi ku wundi uko tubibonye, tukabona ibiri ngombwa tuzatubafasha kugenda tubisubiza muri kino kiganiro. Murakoze cyane kunyakira. Nanone nshimiye Imana ko nongeye kuba hano muri studio z'Urugero TV kugira ngo dukomeze n'ubundi duhugurane ku ijambo ry'Imana. Tuba duhugurana, ntabwo kuba ari yewe uriho uvuga bisobanuye ko mfite ubumenyi bwinshi cyane ku ijambo ry'Imana, kuko Paulo wakoze ingendo nyinshi, wavuze ubutumwa bwinshi hirya no hino ahantu hatandukanye henshi. Nawe ubwe yaravuze ati tumenya agace gato. Rero niyo mpamvu nkunze kuvuga ko ari uguhugurana. Ndaguhugura nawe ukampugura kugira ngo Mwuka w'Imana akorere muri twebwe, arushirizeho noneho kudusobanurira bihagije. Mbere yuko rero dutangira inyigisho nk'uko mwari mubikomojeho, ivuga ku mubare 666, inyigisho irebana na Antikristo, ariko by'umwihariko tuza kuvuga cyane kuri Papa Yohana wa kabiri. Ndagira ngo tubanze dutangire dusenga. Reka dusenga. Imana Data, tugushimiye umunsi mwiza waduhaye, tugushimiye ko wongeye kwemera ko tubaho. Hariho benshi bavuye mu mubiri, hariho benshi bari hirya no hino mu bitaro barwaye. Twe turi bazima, nta kibazo na kimwe dufite. Ibyo tubikesha ubuntu bwawe. Muri kano kanya tugiye kuganira ku magambo yawe. Reka ubane natwe, yewe ugiye kwigisha, umpa imbaraga, kandi udukurikiye umuhe umugisha, ndetse Umwuka Wera w'Imana amubeho, akomeze kumubaho, kuko ari muri we, arushirizeho kumusobanurira byinshi ku ijambo ryawe. Urakoze kuko uri Imana yacu, kandi kuko uri kumwe natwe. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye, amen. Nkuko nari maze kubivuga rero, uyu munsi tugiye kwibanda cyane ku bivugwa kuri Papa Yohana wa kabiri, aho benshi bagiye bavuga bati ni Antikristo, abandi bakagenda bahuza ibimenyetso yagiye akora, byaba ibimenyetso byaba mu buryo bwo gusuhuzanya. Bamwe bakavuga bati dore yasuhuzanyije mu buryo bugaragaza wenda ibimenyetso 666. Abandi bakavuga bati uburyo yamanitse amaboko bigaragaza amahembe ya cya kinyamaswa. Abandi bakagaruka cyane ku myambaro yambaraga, cyangwa se n'abapapa imyambaro bambara, nk'iriya ngofero bambara, aho bafata amagambo yanditse kuri iriya ngofero bakagerageza kuyakuramo imibare. Iyo mibare bakuyemo bakayihuza na 6 ari wo mubare cyangwa se ikimenyetso cy'aya nyamaswa. Reka rero dutangire inyigisho yacu dusoma amagambo, dusoma ijambo ry'Imana, kuko ibyo dukora byose, ibyo tuvuga byose, tugomba kuba duhagaze ku ijambo ry'Imana. Turasoma amagambo dusanga mu Byahishuwe igice cya 17, umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Haravuga ngo kuri ibyo haragomba ubwenge butuma umuntu asobanukirwa. Ya mitwe 7 niyo misozi 7 wa mugore yicayeho, ubundi kandi niyo bami 7. 5 muri bo barahangutse, umwe niwe uri ku ngoma ubu, naho undi ntaraza. Naza azagomba kumara igihe gito. Reka nongere nsubiremo. Ni mu Byahishuwe igice cya 17 kuva ku murongo wa 9 kugeza ku wa 10. Turagerageza kwihuta. Kuri ibyo haragomba ubwenge butuma umuntu asobanukirwa. Ya mitwe 7 niyo misozi 7
wa mugore yicayeho. Ubundi kandi niyo bami barindwi, 5 muri bo barahangutse, umwe niwe uri ku ngoma ubu, naho undi ntaraza, naza azagomba kumara igihe gito. Mbere yuko twinjira muri uyu murongo tumaze gusoma, reka duse nk'abasubira inyuma gatoya, kuko nibuka ko ubushize nari nakomojeho kuri papa ibimuvugwaho benshi, aho twavuze ko benshi bagiye bafata amatariki cyangwa se amatariki n'amasaha papa yapfiriyeho bakayakuramo n'ubundi wa mubare 666. Ubundi papa yapfuye itariki 2 z'ukwa kane mu mwaka wa 2005, apfa ari 3:37. Abantu rero bagiye bafata iyo mibare yose, bagafata iyo 3, ni ukuvuga ngo 9 bagakuba n'iminota 37, 9 gukuba 37, bakongera kandi bagakuba 4 ariko kwezi kwa 4 yapfiriyemo, hanyuma bakagabanya 2 kuko yapfuye ku itariki ya 2. Hanyuma ibyo babonye bigahwana, nawe ubifashe ufashe 9 gukuba 37 gukuba 4 kugabanya 2, urasanga bihwanye na 666. Ibi byavuzwe cyane kuri Papa Yohana wa 2, aho benshi bagiye bavuga bati uyu nguyu nta gushidikanya ni Antikristo, ndetse bimwe mu bimenyetso cyangwa se imyambaro ye bigenda bigaragaza iyi 6. Ese koko nibyo? Reka noneho tugaruke kuri wa murongo twari tumaze gusoma. Wibuke ko hari n'abagiye bavuga, ngira ngo mwagiye mubona n'amafoto cyangwa se mugenda mubona amafoto ya Papa Yohana wa 2, uburyo akundaga gusuhuzanya, aho yashoboraga kumanika intoki gutya. Kumanika intoki gutya ntabwo nabishingiraho cyane, ariko bamwe bakavuga bati ubwo bimeze gutya, bati ni 0, iyi ni 6 ya mbere, iyi ni ya 2, iyi ni ya 3, bati ni wa mubare 666. Ni ikimenyetso cyerekana ko ari Antikristo. Abandi kandi bagarutse ku myenda, ku magambo yanditse ku ngofero cyangwa se ngira ngo no ku ikanzu ya papa, ariko cyane cyane ni ku ngofero ya papa ahanditse amagambo avuga ngo Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei bisobanura uhagarariye umwana w'Imana mu isi. Vicarius Filii Dei ni ijambo riri mu Kilatini, ariko iri jambo riri mu Kilatini ubusobanuro bwaryo bikaba bisobanura ngo ni umuntu uhagarariye umwana w'Imana mu isi. Iyi nyito yatangiye gukoreshwa na papa uwo Kiliziya yita ko yabaye papa wa mbere. Uwo nta wundi, uwo bemera ko yabaye papa wa mbere ni Petero Mutagatifu. Uyu Petero Mutagatifu ni ya ntumwa Petero yihakanye Yesu Kristo inshuro 3. Uyu niwe itorero rya Kristo rishingiyeho, kuko muribuka ko ibyanditswe bitwereka neza ko Yesu igihe hamagaraga intumwa yahamagaye Petero, avuga ko yitwa Simoni Petero mwene Kefa, ariko kandi ko kuri we ariho azubaka itorero. Ntabwo itorero ryubatse kuri Petero, itorero ryubatse ku rutare ariko Kristo. Ariko Petero n'izindi ntumwa abantu bakunda kubyitiranya, bakavuga ngo itorero ryubatse kuri Petero. Oya, itorero ryubatse kuri Kristo, kuko Kristo niwe rutare, niwe rufatiro rw'itorero, akaba n'umutwe w'itorero. Ariko Petero hamwe n'izindi ntumwa bari kumwe, ubona kuvuga ngo dukuyemo Yuda Iskariyoti kuko yari yamaze kwiyahura, Petero n'izindi ntumwa nibo rufatiro, nibo bagombaga gutangiza itorero rya Kristo mu isi. Kuko Yesu amaze mbere yuko asubira mu ijuru, bari ku musozi Elayono, yarababwiye ngo nimugende mu mahanga yose, muhereye Yerusalemu, Yudaya, Isamariya kugeza ku mpera z'isi, mugende muhindura abantu kuba abigishwa banjye. Abazanyizera muzabatize mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo bo nibo bagombaga guta iyo ministeri, nibo bagombaga kwitangiza mu isi. Nicyo gisobanuro cyabyo. Rero Petero
cyangwa se uwo kiliziya yita mutagatifu Petero niwe watangiye guhabwa iyi nyito ivuga ngo Vicarius Filii Dei, bisobanuye ngo n'uhagarariye umwana w'Imana mu isi. Uyu rero mutagatifu Petero muri kiliziya gatolika imwemera nka papa wa mbere watangiye kuyobora kiliziya gatolika mu isi. Nuko niko mu myizerere gatolika yabo babyemeza. Bigahurira he rero na kuba bavuga ko yaba ari unyanyamaswa? Aho bihurira nuko abantu bafashe iyi nyito, ni ukuvuga ngo Vicarius Filii Dei, bafashe iyi nyito hanyuma bafata, hari ibyo bita chiffre romain, sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda, imibare y'ikiromani. Ufashe iri zina Vicarius ukarihindura mu mibare y'ikiromani, kuko imibare y'ikiromani ababizi, abashoboye kugira amahirwe yo kwiga bazi neza ko iyi mibare y'ikiromani yandikwa mu buryo bw'inyuguti, ntabwo yandikwa mu buryo bw'imibare. Rero ni ukuvuga ngo mu kiromani buri zina rishobora kuvamo imibare, kubera ko imibare yabo iri mu buryo bw'inyuguti aho kuba mu buryo bw'imibare. Iri zina rero iyo barihinduye mu mibare y'ikiromani ihwana na 666. Akaba rero bimwe mu bituma abantu benshi mu isi bavuga bati papa, yaba papa Yohana wa kabiri cyangwa se n'abandi bagiye bamukurikira, akaba ari aho bashingira bavuga bati bariya papa ariho ikimenyetso cya antikristo, cyangwa se ni igisobanuro cya antikristo. Uko guhuza rero iryo jambo ryanditse ku ngofero ya papa, iryo twavuze rivuga ngo ni Vicarius Filii Dei, riri mu kilatini risobanura uhagarariye umwana w'Imana mu isi. Mu cyongereza ni the representative of the Son of God. Iryo jambo uhagarariye umwana w'Imana mu isi, iyo barifashe bakarishyira muri ya mibare y'ikiromani twavuze ko yandikwa mu nyuguti, bihwana na 666. Rero icyo hamwe na ya matariki twahereho tuvuga y'igihe papa Yohana wa papa Yohana wa kabiri yapfiriyeho, ni bimwe mu bintu abantu bashingiraho bakavuga bati papa afite ikimenyetso cya 666, harimo na ya ndamukanyo twagaragaje, cyangwa se bakanashingira no kuri iyi nyito ihabwa papa uwo ari we wese ivuga ko ari we uhagarariye umwana w'Imana mu isi. Ibyo rero abantu babishingiraho, ibyo ni byo abantu bavuga. Uzumva benshi bahagarara kuri ibyo bintu. Byavuzwe kuri papa Yohana Paulo wa kabiri, bivugwa kuri papa Benedicto wa 16, byagiye bivugwa ku bapapa benshi, ariko cyane cyane uwakunze kwibasirwa akitwa ko ari antikristo, w'abantu benshi bazi, ni papa Paulo Yohana wa kabiri. Reka rero tugaruke kuri rya jambo twari twasomye riboneka mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 9 n'uwa 10. Noneho tugende umurongo ku wundi. Haravuga ngo kuri ibyo haragomba ubwenge butuma umuntu asobanukirwa. Ya mitwe irindwi niyo misozi irindwi wa mugore yicayeho. Abantu nanone barongera bagafata iki cyanditswe aho bavuga ko imitwe irindwi ari imisozi ikikuje umujyi wa Roma, cyangwa se uyu munsi ahari aho papa atuye, ni Vatican, turahazi, kandi ni igihugu kigenga, ariko ni agace kari i Roma. Rero Roma ahantu iherereye, kubahazi cyangwa se kubahatuye cyangwa se kubahageze, ahantu Roma iherereye, Roma ni umujyi ukikujwe n'imisozi irindwi.
abantu bagafata iki cyanditswe bagahera kuri iyo muri ubwo buryo kuri iyo miterere y'umujyi wa Roma, aho iki cyanditswe kivuga ngo ya mitwe 7 niyo misozi 7 wa mugore yicayeho. Bafata iyi mitwe 7 bakayigereranya na ya misozi 7 izengurutse umujyi wa Roma. Hanyuma uyu mugore icyanditswe kitubwiye ngo wa mugore yicayeho, bakavuga ko ari we papa, bakagereranya uyu mugore na papa, kuko papa ari Roma, azengurutswe, ari hagati y'iyo misozi 7. Ni ukuvuga i Roma hazengurutswe n'imisozi 7. Iyo misozi 7 abantu bafata iyi mitwe 7 bakagereranya n'iyo misozi 7. Hanyuma papa utuye hagati ya misozi bakamugereranya n'uyu mugore, aho bavuga ko ari papa wicaye muri iyo misozi 7. Hanyuma icyanditswe cyongeye cyavuga ngo ubundi kandi niyo babami 7, 5 muri bo barahangutse. Ni ukuvuga ngo muri ya misozi 7 hariho imisozi 7 turi bugereranye n'ubwami 7. Ijambo ry'Imana riratubwira ko 5 twavuze ko imisozi 7 igereranywa n'ubwami, ubwami 5 muri ubu bwami 7 bwamaze kuvaho, hanyuma hasigaye ubundi bwami 2. Abantu uko basobanura iki cyanditswe nk'uko nari maze kubivuga, bavuga ko iyi mitwe 7 igereranywa n'imisozi 7 ikikuje cyangwa se izengurutse Roma, kandi Roma akaba ariho papa atuye. Bakongera bagafata uyu mugore byanditswe byatubwiye ko yicaye muri iyo misozi 7 bakamugereranya na papa. Ariho nanone bava amakomantere menshi bashingira kuri ibi byanditswe, bakavuga bati n'ibyanditswe ubwabyo birahamya ko papa ari we antikristo, ari nawe uriho cya kimenyetso 666. Ariko reka twinjire neza mu busobanuro bw'iki cyanditswe, turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mu by'ukuri ibyo twabyita amaspekulation, twavuga ko ari ibitekerezo bitandukanye abantu bagenda batanga, ariko nta kuri kurimo, nta nubwo dushobora kubyemera nk'ukuri kuzima. Icyo ijambo ry'Imana ritubwira ahangaha nta kindi ni iki ngiki. Iyi mitwe 7 nari nabikomojeho igereranywa n'ubwami 7 bumwe bwabayeho mu isi, ubundi ntabwo burabaho. Ubwami 7 ijambo ry'Imana ritubwira, imitwe 7 ijambo ry'Imana ritubwira ahangaha igereranywa n'ubwami 7. Hanyuma uyu mugore wicaye kuri imisozi 7 agereranywa n'ubwami bwa Babuloni. Ubu bwami bwa Babuloni, hari ubwami twagiye tubivuga mu nyigisho zabanje, hari ubwami bwitwa ko bwapfuye ariko butapfuye ahubwo businziriye. Muri ubwo bwami harimo ubwami bwa Roma, hakabaho n'ubwami bwa Babuloni. Satani hamwe na Antikristo igihe bazongera, kandi igihe Imana izaba ibahaye ububasha bwo gutegeka mu gihe cy'amakuba akomeye, ubwami bwa Roma buzabyuka. Uyu munsi benshi bavuga ko butakiriho ubwami bwa Roma, ariko mu mvugo ya Bibiliya cyangwa se mu mvugo ya giteolojiya, ubu bwami bwa Roma ntibwarangiye, ntibwapfuye, ahubwo burasinziriye. Buzongera kandi buzanzamuke mu gihe cy'amakuba akomeye. Ubundi bwami buzazanzamuka mu gihe cy'amakuba akomeye ni ubwami bwa Babuloni. Ubu bwami bwa Babuloni niho hazaba hari siyeje cyangwa se icyicaro gikuru cy'imitegekere mu buryo bw'idini. Uyu munsi umuntu uri gukurikirana ubwami bwa Babuloni ubu buri kubarizwa. Uyu munsi actuellement ubu bwami bwa Babuloni buri mu gice cyitwa Baghdad, mu mujyi wa Baghdad. Uyu mujyi ukaba ari umujyi uzwi neza ko ni umujyi w'igihugu cya Iraq. Muri kariya gace ahari Baghdad niho hari umujyi wa Babuloni. Tuvuga gutyo dushingiye ku banyamateka, kuko abanyamateka bagenda bashakisha ibisigazwa byagiye bituruka ku mazu Nebukadinezari yagiye yubaka. Ibyo bisigazwa biri aho ngaho i Baghdad no muri Iraq nibyo bigenda bihamiriza abantu ko umujyi wa Babuloni wari uherereye aho umujyi wa Baghdad wa Iraq uri uyu munsi.
rero muri kariya gace n'ubundi hazongera hazabyuka uyu mujyi cyangwa se ubwami bwa Babuloni buzongera kandi bubyuke. Nari ndimo mvuga ko i Babuloni niho hazaba hari siège cyangwa icyicaro gikuru cy'imitegekere mu buryo bw'idini. Hanyuma i Roma niho hazaba hari icyicaro gikuru cyangwa se siège y'imitegekere mu buryo bwa politiki, kuko antikristo naza hazabaho azahindura imitegekere ya politiki kandi habeho no guhindura imitegekere mu buryo bw'idini. Rero mu buryo bw'idini uzabategeka ni ya nyamaswa twabonye yavuye mu butaka, izaza imeze nk'umwana w'intama, ifite amahembe ariko ifite ururimi rumeze nk'urw'ikiyoka. Iyi nyamaswa twarayize, tubona ko iyi nyamaswa izaza ishushanya umuhanuzi w'ibinyoma. Uyu muhanuzi w'ibinyoma rero azaba atuye i Babuloni, azaba afite siège cyangwa icyicaro gikuru i Babuloni. Uwo rero uwo nguwo uzaba utegeka, uyobora, inshingano ye kuzaba ari ukuyobya abantu kugira ngo abakure mu myizere, kwizera Imana, guhamya Kristo, ahubwo abayobore mu gusenga cya kiyoka, abayobore mu gusenga cya kiyoka ari we Satani, no gusenga ya nyamaswa ariyo antikristo. Uwo mugore rero niwe batubwira wicaye hano muri iyi mitwe irindwi. Twabonye ko ijambo ry'Imana, iyi mitwe irindwi ijambo ry'Imana ritubwira ni ubwami burindwi, bumwe bwabayeho ubundi butarabaho. Hanyuma uyu mugore wicaye muri iyi mitwe irindwi niwe wa muhanuzi w'ibinyoma uzabashishikariza abazaba bakiri mu isi mu gihe cy'amakuba akomeye gusenga cya kiyoka ari we Satani. Ijambo ry'Imana rirakomeza kutubwira ngo ubundi kandi niyo babami barindwi. Nibyo twavugaga ahangaha. Ni byiza ko dusobanura ibyanditswe neza nk'uko biri, twirinda kubishyiramo ibitekerezo byacu. Iyi mitwe irindwi nibo babami barindwi. Hanyuma ibyanditswe birakomeza kutubwira, naho turi busoreze, ngo abatanu muri bo barahangutse. Bivuze iki? Icyo bishatse kutubwira ahangaha biratwereka neza ko ni ubwami burindwi, ariko muri ubwo bwami burindwi butanu muri bwo bwarahangutse, butanu muri bwo bwararangiye, bwavuyeho. Muri ubwo butanu harimo ubwami bwa Misiri, harimo ubwami bwa Ashuri, harimo ubwami bwa Babuloni, harimo ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, hakabamo n'ubwami bw'Ubugiriki. Ni ubwami butanu: ubwami bwa Misiri, ubwami bwa Ashuri, ubwami bwa Babuloni, ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, hanyuma n'ubwami bw'Abagiriki. Ibi twagiye tubyiga muri za nyigisho zabanje, aho twagiye tureba inyamaswa Daniel yarose, tukajya tubihuza n'iyerekwa cyangwa se inzu n'ibyo Yohana yeretswe, yahishuriwe ku kirwa Ipatimo. Ibyo rero twagiye tubona ubwami uko bwagiye busimburana, nibwo bwami butanu bwahangutse nk'uko ibi byanditswe bitubwiye. Ariko kandi ibyanditswe byongeye biratubwira ngo abatanu muri bo barahangutse, umwe niwe uri ku ngoma ubu. Uwo nguwo uri ku ngoma ubu ninde? Uwo nguwo uri ku ngoma ubu ni ubwami bw'Abaroma. Nibyo twagiye tuvuga no mu biganiro byatambutse. Abantu benshi batekereza ko ubwami bwa Roma bwavuyeho butakiriho, ariko twagiye dutanga ingero z'imyambarire. Uburyo twambara uyu munsi bugaragaza yuko civilisation romaine, bigaragaza yuko amajyambere y'Abaroma, iterambere ry'Abaroma rigikomeje gukora, ariko mu buryo buri indirect, mu buryo udashobora kubona neza. Imyambarire yacu twagiye tuvuga yuko ushaka kwambara neza, ushaka umwenda wa karite, ushaka urukweto rwa karite, ushaka isaha ya karite, ushaka umwenda icyo ari cyo cyose kijyanye no kwambara, ugisanga hehe? Ugisanga mu Butaliyani. Ni ukuvuga mu buryo bw'imyambarire, mu buryo bw'imibereho, usanga tukigendera kuri ya civilisation y'Abaroma cyangwa se y'amajyambere y'Abaroma. Twaza mu buryo bwa politiki, uzasanga abaperezida benshi uyu munsi iyo bariho bategeka birefera cyangwa se basoma ibitabo bya ba Kayizari bategetse Roma, akavuga ngo wenda ndashaka kuba umuyobozi ufite ibitekerezo nk'ibya Kayizari, kubera yuko Kayizari amwinsipayaringa. Undi akavuga ati ndashaka kuba umuyobozi
ufite politike nk'iya Nero, kubera ko Nero amwinsipayaringa. Undi akavuga ati ndashaka kuba umuyobozi ufite imitegekere nk'iy'undi mwami Constantine, wenda n'urugero Constantine wategetse mu gihe christianisme yatangiraga gukora, ndetse agashyigikira cyane ubukristo mu gihe cy'ubwami bw'abaroma, ko nawe yabaye umwe mu bami bategetse Roma. Nuko iyi mitegekere y'abaperezida benshi y'uyu munsi iriho, n'ubundi ukurikiranye neza usanga ituruka hehe? Ituruka hariya mu bwami bw'abaroma. Rero mu buryo buri indirect, nubwo twebwe tudashobora kubibona gutya neza, ariko abantu bagerageza kwinjira bagacukumbura bemeza neza ko uyu munsi isi ikigendera ku mitegekere y'ubwami bw'abaroma. Ibyo rero biraza bigatuma duhamya neza yuko Roma, ubwami bw'abaroma, nubwo butagaragazwa n'amaso, budashobora kubona n'amaso, ariko ntabwo bwahangutse, buracyariho n'uyu munsi mu buryo buri indirect. Ari nabwo ijambo ry'Imana ritubwiye ngo 5 muri bo barahangutse, ngo ariko umwe niwe uri ku ngoma ubu. Uri ku ngoma ubu ariho mu buryo buri indirect, ngo tumaze kubisobanura, ni ubwami bw'abaroma, kuko aspect y'ubuzima yose, igice cy'ubuzima icyo ari cyo cyose, wajya mu buryo bwa politiki, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'ubukungu, uzasanga isi igihagaze kuri ya mahame ubwami bw'abaroma bwagenderagaho. Hanyuma ibyanditswe nanone byongeye biratubwira ngo naho undi ntaraza, ngo naza agomba kumara igihe gito. Uwo rero utaraza ninde? Utaraza ni ubwami bwa Antikristo. Ubu bwami bwa Antikristo n'ubundi nibuza buzaza bukorera muri bwa bwami buriho ubu bwa Roma. Ubu bwami bwa Antikristo, ijambo ry'Imana ritubwiye ko ngo naza azamara igihe gito. Twarabibonye ko igihe cy'amakuba azaza ategekera mu gihe cy'amakuba akomeye. Ni ukuvuga impamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ubu bwami buzaza buzamara igihe gito, nuko buzamara imyaka 7. Twabonye ko muri iyi myaka 7 harimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni imyaka 3 n'igice y'amahoro, igice cya gatatu ni iyindi myaka 3 n'igice y'amakuba akomeye. Iki gihe rero cy'imyaka 7 hazaza iyindi mitegekere, hazaza ubundi bwami bwa Antikristo, buzaza buyoborera n'ubundi muri bwa bundi bwa Roma, ariko kandi habeho imitegekere mishyashya, kuko Antikristo ariwe uzaba ategeka isi. Hanyuma tugarusa aho gatoya, Bibiliya ivuga iki, cyangwa se ivuga iki kuri ubwo bwami bwa Antikristo? Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ubwami buza buturutse, navuga ngo ni ikivejuru, cyangwa se n'ubwami buvuye hejuru. Hari igihugu Bibiliya ivuga, cyangwa se hari ahantu iburangira? Bakoze cyane. Mu by'ukuri Bibiliya nta hantu ipresiza ngo ivuge ngo ni muri Amerika, ngo ivuge ngo ni mu Bwongereza, cyangwa ngo ni mu Burayi bwo mu burengerazuba. Ariko icyo kugira ngo nsubize neza abantu badukurikiye, nuko uyu munsi birimo biritegura. Uyu munsi muri iki gihe turimo, ubu bwami bwa Antikristo cyangwa se ubwami bwa Satani buri muri preparation, buriho buritegura. Kandi ubu bwami ntabwo buzaba buri mu gace runaka, ahubwo buzaba ari ubwami bwakwiriye isi yose. Buriho buritegura gute? Twagiye tubigarukaho, twagiye tuvuga yuko abantu twagiye twisegura cyane ku bantu wenda bashobora kuba ubu buryo bwa social media, uburyo abantu bakomeje cyane kureba ibintu by'urukozasoni ku ma social media, ibyo bintu bigasa nk'aho ari byo bikuruye abantu. Twagiye tuvuga uburyo umuntu ashobora nko gushyiraho ijambo ry'Imana kuri social media, ugasanga abantu ntabwo babyitayeho, ariko ukabona abantu ibintu bakurikiye cyane ni amashusho y'urukozasoni, ni amashusho y'abakobwa bambaye ubusa. Uyu munsi ushatse gutangiza kampani kugira ngo ayamamaze, arakoresha umukobwa wambaye uko yishakiye. Indirimbo ni ukora indirimbo kugira ngo indirimbo y'abantu bayirebe, ni ukushyiramo abakobwa bambaye uko bishakiye, cyangwa se ibindi bikorwa biteye isoni. Uko guhinduka nabi kw'imyumvire y'abantu ni preparation y'ubwo bwami bwa Antikristo. Rero
uyu munsi navuga ko ari umuteguro antikristo, satani arimo aragenda ategura abantu kwinjira muri ubwo bwami bwa antikristo. Ariko ntabwo twavuga ngo ubu bwami buzaba buri mu gice runaka cy'isi, ahubwo ubu bwami nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, mu gihe cy'amakuba akomeye, iyi mitegekere ntabwo ari ubwami mu buryo geographique, ahubwo ni imitegekere mu buryo bwa mindset, mu buryo bw'imyumvire, mu buryo bw'ibitekerezo, kandi iyi mitegekere izakwira mu isi yose. Uyu munsi tubona ko bitewe n'itumanaho, tubona ko isi yabaye umudugudu, isi yabaye akantu gatoya. Rero bisobanura ko no mu gihe cy'imyaka 7, mu gihe cy'amakuba akomeye, abantu bari mu isi, izo communities tuba tuvuga, uko kwihuza kw'abantu bizoroshya gutangira k'ubwami bwa antikristo, bizoroshya imikorere y'ubwami bwa antikristo. Ariko ntabwo bizaba biri mu gace runaka, ntabwo bizaba biri mu gihugu runaka, ahubwo bizaba bikorera mu isi. Imitegekere antikristo izaba ikorera mu isi yose. Kugira ngo twihute tugana no ku musozo, nagira ngo noneho duse nk'abashimangira uku kuri kw'ijambo ry'Imana tumaze gusoma mu Byahishuwe igice cya 17 kuri umurongo wa 9 n'uwa 10, hanyuma ndetse aba ari naho duhera dufata umwanzuro. Ese wowe unkurikiye, wowe wabanye nanjye kuva dutangira, uremera, umaze kumva iki ijambo ry'Imana rivuga, cyane cyane nko kuri iki cyanditswe dusomye cyo mu Byahishuwe igice cya 17, wemera neza ko uyu papa batubwira ari uyu mugore batubwira muri iki cyanditswe ari papa utegeka Kiliziya Gatolika? Ese ushobora kubihamya ko papa ari we antikristo, cyangwa se ari we werekana cya kimenyetso wa mubare 336? Ku bwanjye, nshingiye kuri iki cyanditswe, nshingiye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, nkashingira ku cyo ibyanditswe bitubwira, ntabwo nshobora kwemera na gatoya ko papa uwo ari we wese, yaba Yohana wa 2 witabye Imana, yaba Benedicto wa 16, yaba Francis uyu nguyu uriho, ntabwo nemera ko uyu papa ari we antikristo, cyangwa se ari we ikimenyetso cya 336. Kubera iki ntabyemera? Ndagana ku musozo mfata n'umwanzuro, ndetse ni nabyo ngiye gukora. Impamvu nabyemera dore ngiyi. Reka dusome amagambo dusanga mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 ku murongo wa 2, hanyuma tubonereho tunafata umwanzuro. Icyo cyanditswe kiravuga ngo, dore ikizabamenyesha ko uwo mwuka ari umwuka w'Imana, umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yesu Kristo yaje yigize umuntu, umwuka afite uba ari umwuka w'Imana. Ariko umuntu wese utemera Yesu atyo, umwuka afite uba atari umwuka w'Imana, ahubwo ubukomoka kuri wa mwanzi urwanya Kristo, uwo mwigeze kumva ko agiye kuza, ubu akaba yaramaze kugera ku isi. Aya magambo dusomye ari mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 ku murongo wa 2. Ndafata umwanzuro rero nshingiye kuri iki cyanditswe. Kubera iki abantu bavuga ko papa ari we antikristo? Sinitaye kuri papa uwo ari we wese. Hari abavuze papa Yohana wa 2, hari abavuze Benedicto wa 16, n'abandi ba papa bazakurikiraho. Uzagenda wumva abantu bavuga ngo ni ba antikristo, cyangwa se babitirira umubare 336. Ariko nshingiye kuri ibi byanditswe, ndahakana iyo myumvire, ndahakana iyo myemerere. Ntabwo ari imyumvire y'ukuri, nta nubwo ari imyemerere y'ukuri. Kubera iki? Ni ukubera ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yesu Kristo yaje yigize umuntu. Reka duhagarare hano hantu. Ese papa yemeza ku mugaragaro ko Yesu Kristo yaje yigize umuntu? Yego. Papa nk'intumwa ihagarariye Kiliziya Gatolika yemera ko Yesu Kristo yaje mu isi akambara umubiri. Ibyo arabyemera kandi ajya abihamya ku mugaragaro. Turabibona ku mateleviziyo, turabyumva ku maradiyo, hirya no hino ku social media turabisoma, turabibona neza ko papa hamwe na Kiliziya ye Gatolika bemera neza badashidikanya ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi ko yaje mu isi akambara umubiri. Bemera urupfu,
rwa Kristo, bakemera no kuzuka kwa Kristo. Ijambo ry'Imana rero ryatubwiye ko umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yesu Kristo yaje yigize umuntu, uwo muntu aba arimo umwuka w'Imana. Ntabwo rero aya magambo ubwabyo ntabwo ashobora iri ni ijambo ry'Imana ntirishobora kwivuguruza. Aya magambo dusomye aduhamiriza neza ko papa uwo ari we wese arimo umwuka w'Imana. Kubera icyo arimo umwuka w'Imana? Kuko yemera ko Yesu Kristo yaje mu isi kandi yaje yambaye umubiri. Niba rero yemera ibi ngibi akaba arimo umwuka w'Imana, mu yandi magambo bisobanuye ko papa atari antikristo, kuko antikristo ntashobora kuba mu mwuka w'Imana. Antikristo ntashobora kwemera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, ntashobora no kumwemera nk'uwaje mu isi akambara umubiri, agapfa, akazuka. Kubera iki? Kuko agace gakurikiraho kuri uyu murongo kavuze ngo ariko umuntu wese utemera Yesu atyo, umwuka afite aba atari umwuka w'Imana, ahubwo uba ukomoka kuri wa mwanzi urwanya Kristo. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utemera Kristo nk'umwana w'Imana kandi utemera ko Kristo yambaye umubiri, arimo umwuka wa Satani. Uwo rero nta wundi niwe antikristo. Mu mwanzuro rero twafata ni uwuhe? Icya mbere, turahakana imyumvire n'imitekerereze y'abantu bavuga ko papa ari antikristo cyangwa se agaragaza ikimenyetso cya antikristo, aricyo 336. Nk'uko twabibonye, ibyo bashobora kuba bavuga byose bashingira kuri aya matariki yapfiriyeho Papa Yohana wa kabiri, bashingira kuri ririya jambo Vicarius Filii Dei, bakavuga ko ririmo 366. Ndagira nkubwire ko nawe nkurikiye, nubwo wafata izina ryawe ushobora kurifata ukarihinduramo imibare ugasanga rihindutse 366. Nta zina na rimwe udashobora gukoramo iyo mikino ukaba wabikuramo 366. Ibyo rero ni ibintu abantu bagenda bavuga, ariko dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Yaba uyu mugore twasomye wicaye muri ya mitwe 7 ntabwo asobanura papa, ndetse ibyo ari amatariki papa yapfiriyeho Yohana wa kabiri, ari ririya jambo ryanditse ku ngofero ye riri mu Kilatini, ntawo bihurira n'ukuri abantu bagenda bavuga. Ni ikinyoma, ntaho bihurira ngo bibe byatuma twemeza ko papa ari antikristo, kuko ijambo ry'Imana turanje gusaba mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 ku murongo wa 2 ritweretse neza ko umuntu wese wemeza ku mugaragaro ko Yesu Kristo yaje yigize umuntu, uwo nguwo ari mu mwuka w'Imana. Kandi dusanze ko papa uwo ari we wese kugeza ubu ba papa nzi bemera Yesu Kristo kandi bakamwemera nk'uwaje yambaye umubiri. Keretse wenda bazabaho simbizi, ariko kugeza ubu nta papa n'umwe twari twumva yihakana Kristo. Niba rero yemera Kristo ari mu mwuka w'Imana, kandi niba ari mu mwuka w'Imana ntashobora kuba antikristo. Ikindi nasoza mvuga nuko ibi bintu byose tuvuga, ubu bwami bwa antikristo ntibushobora kubaho, ntibushobora gutangira gutegeka itorero rya Kristo rikiri mu isi. Itorero rya Kristo rigomba kubanza kuva mu isi, hanyuma imitegekere ya antikristo ikabona gutangira. Twarabivuze tugenda tubishimangira. Uyu munsi harabaho preparation, harabaho ukwitegura kw'iyi mitegekere ya antikristo, ariko ntiharatangira, imitegekere ntiratangira gukora. Izatangira rero gukora mu gihe cy'amakuba akomeye, kandi igihe cy'amakuba akomeye ntigishobora kubaho itorero rya Kristo ritarava mu isi. Reka rero ngushimire wowe wabanye natwe, wakomeje kudukurikira ndetse ukomeza gukurikira izi nyigisho. Reka nkubwire ko mu nyigisho y'ubutaha tuzaganira ku bijyanye na coronavirus. Uyu munsi hariho abantu benshi bariho bagenda nanone bavuga ko coronavirus hari aho iganisha, cyangwa se hari igisobanuro yaba ifite ku bijyanye n'uyu mubare 336, cyangwa se ku bijyanye na antikristo. Abantu benshi bagenda bavuga bati uru rukingo isi itegereje abantu kugira ngo bazaruterwe, bagomba gushyirwaho icyo kimenyetso cya 336 kugira ngo bemererwe guhabwa urwo rukingo. Izo polemike, izo speculation zihari nizo tuzaganiraho ubutaha, ariko kandi nk'uko nababwiye
ntabwo tugenda tuvuga ukuri tugaragaza, ntabwo ari ukuri kuvuye mu myumvire yacu, ahubwo tugaragaza ukuri duhagaze ku ijambo ry'Imana. Dufata ijambo ry'Imana tukarihuza n'ibiriho mu isi kugira ngo dufashe abantu kumenya ukuri kuzima uko ariko. Murakoze, mwakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha.